ibibi byose burya ni na byiza, ibintu bibi bimbaho hari ukuntu mbihinduramo ibyiza, bityo ibyo bivuze ko ntacyo wakora ngo kimbabaze. Sinitaye ku kubura abantu badashaka kuba mu buzima bwanjye, nabuze abantu. Ibi bivuze isi kuri njye ndacyameze neza. Nanga umubeshyi kurusha uko nanga umujura. Umujura aba ari inyuma y'umushahara wanjye gusa, naho umubeshyi ari inyuma y'ukuri nyako. Bityo mu buzima bwawe uzatinya umubeshyi kurusha umujura. Ukuri gufite imbaraga zako, ushobora kugutera umugongo ariko amaherezo kuzagusanga, kandi kuba udashobora guhangana nako bizakubera bibi, bizagushwanyaguza. Ntugatere ukuri umugongo, igitekerezo cyawe ubwawe nicyo gihinduka ukuri kwawe. Ninde wundi wakumva? Nubabwira ukuri bazaguhanahana mu magambo yabo, nubabwira ukuri bazaguhanahana mu magambo yabo, ukuri kuzasigara kurwana n'amagambo y'ibinyoma byabo. Komera ku kuri. Kunda abanzi bawe kandi wanga inshuti zawe, kubera ko abanzi bawe bakomeza kuba bamwe naho inshuti zawe zihora zihinduka. Abantu bakunze kuvuga ko mfite imbaraga nyinshi ku buryo ntajya mpagarara, ariko nibyo bisabwa kugira ngo ngere ku ntego zanjye. Hafi yanjye nkikijwe n'imbaraga zitagira urugero, mbere yanjye naho birashoboka bidasubirwaho, nzengurutswe n'amahirwe atagira umupaka, ariko imbaraga zanjye burya n'ubwenge, umubiri ndetse n'umwuka. Iminsi y'izuba ntiyari kuba idasanzwe iyo hataba imvura, ni nako ibyishimo nabyo bitakumvikana neza iyo hatabaho ububabare. Wiga byinshi kuri wowe mu gihe ufite intsinzi mu gihe gito, nk'ibintu byinshi burya ujya utekereza ko ari ingenzi rwose sibyo, ariko ukeneye guca muri iyo nzira. Mfite gutsinda ingorane mpura nazo ziza inyuma y'izindi kugira ngo nkure ubuzima bwanjye mu busa, ubundi mbeho mu nzozi zanjye. Ntabwo nsinziriye, nabonye amahirwe yo gukora inzozi zanjye zikabimamo. Ndi mu murongo wiruka ku buzima nkurikirana inzozi zanjye. Abantu bamwe bavukana bike, abandi nabo bafite amahirwe yo kugira byose byinshi. Mu mabyiruka yanjye ntabwo twari dufite byinshi, nihatiye kurwanira kubona icyo nshaka, ariko nari mfite inzara ku bindi. Ntabwo buri gihe nabaga mfite amahitamo meza, ariko nigiye ku makosa yanjye. Ntabwo ndi imbwa ku rugamba, ahubwo nuko ndi ku rugamba rw'imbwa. Mba ku gasongero, mfite umudendezo usesuye kuko ntacyo gutinya. Ibintu byose natinyaga bimaze kumbaho, none ubwo hasigaye iki cyo gutinya? Ntacyo. Igitandukanya abajya hasi n'abazamuka hejuru mu makuba ni imbaraga z'ubushake bwabo, ibyo bashaka kugeraho, ndetse n'inzara y'ubutegetsi. Abantu duhora tumaranira kwemezanya, turwanira icyubahiro neza cyangwa nabi. Ibi nibyo bidutandukanye. Ubu nicyo gihe cyo guhagarika ubunenganenzi, ugakanguka, ukisuzuma wowe ubwawe, ugasuzuma abantu bagukikije, ugasuzuma n'icyerekezo urimo uganamo, mu mucyo umurika cyangwa mu mwijima w'ubugome. Ibi ukabikora bishoboka kandi nta bwoba. Ati ubwoba bukomeye abantu bafite ni ukuba bo ubwabo bashaka kuba 50 Cent cyangwa undi muntu, bakora ibyo abandi bose bakora nubwo bidahuye nabo bari, ariko ntawe ushobora kugera muri ubwo buryo. Imbaraga zawe n'intege nke zawe nta muntu umwe ubyitayeho. Urimo urahunga ikintu kimwe gikomeye wowe utunze, ni kizagaragaza itandukaniro hagati yawe n'abandi niba udashobora kuba wowe. Ubwoba ni ubwoko bwa gereza igufungira mu bikorwa bike, ariko nutinyuka ukagabanya ubwoba nibwo uzagira imbaraga nyinshi, ni nabyo bizakuzanira kubaho neza. Umuntu umwe wenyine nshobora kugira ikibazo ni njyewe ubwanjye, niyo mpamvu mpanganye nanjye ubwanjye, nta wundi mpanganye nawe. Abaturage ntibajya bibeshya, iyo abantu batavuga ku byo ukora ntacyo baba baguhishe, baba bakubwiye mu buryo bwumvikana kandi buboneye. Uburyo nabwo utumva, kubwira umuntu iteka si ukuvuga. Akaga gakomeye uhura nako ni ubwenge bwawe bukura bworoshye kandi ijisho ryawe rikaba ritareba kure. Muri byinshi yagiye avuga bikandikwa bikagarukwaho na benshi, nyemera dusoreze kuri ibi. Iyi njiji zivuga abanyabwenge barumva bagaseka. Ni umuraperi w'umunyamerika, ni umukinnyi wa filime, ikindi n'umucuruzi, azwiho kuba yaragize uruhare rukomeye mu ruganda rw'umuziki rwa hip hop, yiswe umwami w'ubuhanzi bworoheje bw'amagambo. Uyu ni Curtis James Jackson, azwi cyane nka 50 Cent. Mwese mwahisemo kutwumva, ndabashimiye. Njye ndi Hussein.